ihame ry'umunsi. Dore ihame ryatuma ugera ku butsinzi. Hisha ibanga ry'imishinga yawe. Hari igihe uvuga imishinga yawe ukayibwira umuntu kurusha ubushobozi, akahita ayishyira mu bikorwa utari wabona ubushobozi bwo kwishyira mu bikorwa. Urugero, hari igihe ugira fiyasi utaragira ubushobozi bwo gukora ubukwe, ukamwereka umuntu ufite ubushobozi wamaze kwitegura, uwo munsi akahita ashyira mu bikorwa. Ejo ukajya kubona ukabona invitasiyo irasohotse, turi rero uwanjye. Ni wowe wamutanze. Hari igihe ugira pura y'ikintu ushaka kubaka, warangiza ukabyereka umuntu ukamubwira password zose n'uburyo uzabigenza nawe uzayubaka. Wa mushinga ugashiduka we yawushyize mu bikorwa. Ariko mana, abantu bahora banyiba imishinga. Ni wowe watanze ayo password y'inzozi zawe. Reka dusome igitabo cy'Abacamanza igice cyawo cya 16 umurongo wa 17. Nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati, nta cyuma cyogosha kigeze kinyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nyiva mu nda ya mama. Nakogoshwa imbaraga zanjye zashiramo, nkacogora nkamera nk'abandi. Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu ni Delila Samusoni ameneye ibanga. Uwo mwanya akimumenera ibanga ahita yicejo he kandi atari yahagera. Umva inama nakugira kano kanya. Hisha password y'inzozi zawe. Hisha password y'imishinga ufite. Hisha ibanga ry'imishinga ufite. Soje nkubwira ngo ibikuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.